Yes, reka nongere mbasuhuze rero nshuti bakunzi bacu aho mugiye muherereye hirya no hino mu gihugu, abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, abari mu mujyi wa Kigali, mwese reka nkomeze kugira mbabwira nti mukomeze kugubwa neza cyane, mukomeze kugira amagara mazima n'ubuzima buzira umuze, Nyagasani akomeze kugenda abishimira kandi akomeze kugenda abaha ubuzima bugira amahoro n'umutekano. Rero hari abakunzi bacu badusabye ko twababwira umuti umuntu ashobora kwifashisha yivura indwara y'uruhu bita ise. Ubundi ise ni iki? Ise ni indwara y'uruhu ngira ngo mwese murayizi, abenshi ise murayizi ko wakunda ubona nko mu bitugu, ku nda, ku maboko, mu maso, biterwa n'aho ise yaje, ariko ise aho iri hose harabangama kuko ubona uruhu rwahindutse nabi, rurasa nabi, bamwe na bamwe igihe bibarya ugasanga mbese birasebetse, hahandi ushobora gusanga utafata umwenda wa mugenzi wawe cyangwa se nk'agakoti ka mugenzi wawe mbere kwishe ngo wakifubika akakwinuba, nyine akumva ko uri bumutere ise, ugasanga nyine ni ibintu bibangamye, ibintu bisa nabi kabisa. Rero uyu munsi naje ngo nkurangire umuti w'ise ugiye gukoresha bitarenze iminsi 3, ise yawe ikaba yatangiye kuvaho ku buryo utapfa kumenya ko yajeho. Niba imaze igihe ushobora gukoresha uwo muti icyumweru kimwe cyonyine, niba itamaze igihe urawukoresha 3 konyine ise ibe yagiye. Ni ukuvuga ngo ise rero irakira kandi ikagenda burundu ntiyongere kugaruka. Rero njyewe kugeza ibiganiro ngira ngo reka ngushishikaze kuba waramaze gukora subscribe kuri iyi channel yacu kugira ngo ibiganiro by'ubuzima, ibiganiro bica no kuri iyi channel yanyu bijye bikugeraho mu buryo bwihuse kandi bwiza, utabanje kubishakisha, ahubwo igihe cyose dushyize ikiganiro gihite kigusanga aho wibereye. Kora kuri subscribe. Ikindi, niba ikiganiro gikunze ugisangize bagenzi bawe kandi ugenda ukoze kuri ako gakumwe kareba hejuru, uduhe like ndetse unatubwire ibyo wifuza ko twazakugezaho mu kiganiro cy'ubutaha, kugira ngo buri wese akomeze kugenda anyurwa no kuba turi kumwe mu muryango umwe kandi wungurana ibitekerezo ugamije gutuma abantu bagira amagara mazima n'ubuzima buzira umuze. Yego rero umuti ngiye kuba nkurangira uzakuvura ise mu buryo bwihuse cyane. Umuti ni uyu nguyu. Ni ukuvuga ngo ufata igitunguru cya onion cyangwa se onion, kino gitunguru cy'umutuku, kino kinini cy'ikijumba cy'umutuku, ngira ngo mwese murakizi, dukoresha mu gikoni. Kino gitunguru dukoresha duteka ibyo kurya, dukaranga ibyo kurya, bamwe tujya tukibarangiramo imiti ishobora kugikatira ku byo kurya, kigatuma hari ibindi bishobora kugenda neza mu buzima bwawe. Rero iki gitunguru uragifata ukakirapa, wamara kukirapa neza ukagishyiramo utuzi duke cyane twiza, amazi meza asa neza, atarimo imyanda, atarimo mikorobe. Iyo umaze gufata ya mazi ufata icyo bita igikukuri cyangwa se umunyu w'ingezi, mwese murawuzi cyangwa se n'abatawuzi, ni wa munyu baha inka cyangwa se cya gikukuri bashyira mu mazi y'inka, wa munyu w'ibuye ujya kugira ibara risa n'umukara, uriya niwo ugafata agace gatoya, wamara kugafata akamene gatoya ukagashyira muri twa tuzi washyizemo cya gitunguru warabye, ubundi ukabivanga neza kugeza cya gikukuri cyawe kiyonze kigashongera muri ya mazi. Birumvikana cya gikukuri wamaze gushongesha kiri muri ya mazi, ndetse na cya gitunguru wakirapye neza. Kubera ko kirapye birumvikana ko
amazi yacyo yivanze neza n'amazi washyizemo na twa tuzi dukeya washyizemo. Igitunguru kimwe ushobora nko gushyiramo nk'agace gato k'ikirahuri cy'amazi, ubundi ugashyiramo n'akamene gato k'umunyu w'ingezi. Ayo mazi ngira ngo urwo ruvange rw'ayo mazi cyangwa se rw'uwo mutobe w'uwo muti wawe wamaze gukora, urawufata ukajya uwusiga aharise, ukabikora nimugoroba, ubundi mu gitondo ukabyuka woga bisanzwe ukigira muri gahunda zawe. Birumvikana iyo ubyisize mu by'ukuri uko ubyisize bigenda bikora akazi kabyo gakomeye cyane ko kunoza uruhu ndetse no gutuma ushobora kumva umererwa neza, ahababaraga hagatuza ndetse na yase yawe ikagenda. Reka nkubwire ikindi kintu gikomeye mutari muzi kuri uyu muti ushobora no kugufasha gutuma uruhu rwawe rucya utarinze kujya kwisiga za mukorogo, utarinze kwisiga ibindi bintu bibi cyane bishobora kwangiza uruhu rwawe. Uyu muti ushobora kujya uwisiga mu maso n'ahandi bigakesha uruhu rwawe. Ibi ubikora nibura buri munsi ugiye kuryama, kuko iyo ubyisize iyo bimaze kumuka aho wabyisize hazana akabara kajya gusa nk'umweru, bikaba byatuma utajya mu bantu usa gutyo, ahubwo niyo mpamvu nkugira inama yo kubikoresha nimugoroba ugiye kuryama, kuko nibwo biza kukorohera. Mu gitondo ukabyuka woga bisanzwe ukigira muri gahunda zawe. Uwo muti uzawukoreshe neza. Birashoboka ko rero wenda navuze kurapa nko ku bantu batuye mu cyaro cyangwa se ahantu wenda batabona rape, ushobora gufata cya gikukuri ukagisekura kugira ngo kize kwihuza n'amazi, ubwo ni ku bantu batabona rape, ubundi ukakivanga na cya gikukuri cyangwa se wa munyu w'ingezi. Ibyo rero bizagufasha kuba wagera ku ntego yo kuba wakirukana ise mu buryo bworoshye. Hari n'abantu bajya bakunda kuba barwara uduheri twinshi cyane nko mu maso n'ahandi, ushobora kwifashisha uyu muti ukabigukorera. Niba ukunze iki kiganiro, kora like, usharinge kuri bagenzi bawe nabo, niba ari mugenzi wawe uzi urwaye ise nawe umusangize iki kiganiro, cyangwa se niba wumva aricyo gishobora kumarira abandi ugisangize abandi. Ngaho kora like, unatubwira ibyo wifuza ko ubutaha twakuvugiraho cyangwa se twakubwiraho mu biganiro biza gukurikiraho. Reka mbashimire, njye mwari kumwe ni Hagenimana Gilbert bakunze kwita MC Matson. Reka mbashimire ko twari kumwe muri iki kiganiro. Mukomeze kugira ubuzima bwiza buzira amatage n'amatindi, mukomeze kugubwa neza, Imana ikomeze kubaha ubuzima bwiza. Ndabakunda cyane.